uru rugamba nyina Marita atangije tuzarutsinda. Wowe se ubona hakorwa iki ngo nyirabazungu ave kwizima? N'urunana. Tanyizeye se ko ari njyewe nsutagira yakwizera ndewo. None se Rangwe, turakora iki ko numvise uriya mukecuru afitanye ibibazo bitoroshye n'umuhungu we Karemera? None se nyine kumva ari umuhungu we urashaka kubikoraho iki nyamari? Uragira ngo hagati y'igiti n'igishishwa se wagize ngo wari ushyiramo urutoki? Y'ibintu byakomeye urihangana ukarushyiramo kugira ngo urebe ko hari icyo waramira. Njyewe naramubwiye numva ntari kubyumva pe ndamureka. Ntabwo nahatira umuntu rero gufasha umwana we atabishaka. Oya no kuri Rangwe, yareka kumufasha ariko byibuze akemera kuzitabira ibirori. Umuntu wavuze ngo no mu birori ntazahagera. Si inkuru mbarira Norda, nanjye yarabinyibwiriye rwose. None se Rangwe, ibyo bintu koko Imana yawe, uzi ko Karemera yaje kunsaba ngo nzamubere nyina mu bukwe? Yego mama rero ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye nuko. None se koko atabikoze urumva byagenda biceceka nyabusa mu birori kuzi ko hari aho bigera bagahamagara ababyeyi n'abageni. None se nyine urumva bikwiye gutira nyina kandi nyirabazungu hari ntaho yagiye? Biragayitse ariko nakundi nyine. Njyewe ndumva ibyo bintu nabishyigikiye. Ntakundi yabigira. Ntabwo mbishyigikiye pe. Mfasha tuganirize uriya mukecuru turebe ko yagarura hagati n'impembero akemera kuba hafi y'umwana we. Ariko rero ubwo se uratekereza ko bigeze izi saha ntarabimuganirije we Nyiramari? Nibyo twarabiganiriye ariko yarananiye. Reka nkwereke rero ihanganire ushakire umwanya ejo tuzasubire twongere tumwigishe turebe ko yakwemera. Ariko ubanza hari uvuga kwigisha utamuzi. Nyirabazungu ndamuzi ni inshuti yanjye magara. Ikintu yishyizemo kukimukuramo ntabwo bizashoboka pe. Rangwe, unyemereye ejo tukajyayo mu kagoroba nkaka. Twamwigisha tukavangamo no kumwinginga. Ntawamenya hari igihe yatwumva akemera kujya mu birori by'umwana we waya we. Ni iki Felicien? Reka mbanze gusuhuza ariko waramutseho? Yego naramutse. Ufite ikihe kibazo se? Urumva nimugoroba twawutegereje munsi y'umunyinya turakubura. Nakwandikiye no kuri WhatsApp urasoma ntiwansubiza. Nuko nihangana ubundi wowe na Nyiraneza rwose nakabaye mbakaraba sinzongere no kubareba mu maso. Amaye nka data. Iki twakoze se nabi? Usibye ko ari nikosa twakoze wakabaye tuba hafi ukadukosora. Aho kurahira ngo ntuzongera kutureba mu maso. Icyo mwakoze kibatumvise ni iki? Byose mwabikoreye ubushake. Anye, ngize ukuri rwose icyo twakoshije nsaba imbabazi. Niba ngombwa ndisabe no mu mwanya wa Nyiraneza utaraha. Felicien, ubwo kumamagara mu bintu mwatumiye muri ya mwumvaga biza kunshimisha. Rero nyese imbere na mbere ndagusaba imbabazi pe kuko nakurakaje ariko byawe mu buryo ntateguye. Urumva reha ntabwo twize tumutumira. Twagiye kubona tubonazanye n'uriya munyonzi Maurice uri kudufasha muri ubu bukangurambaga. Ntabwo byari gukunda rero ko nza ngo nicarane nawe hariya. Naraje ngeze hamwe haruguru y'umuhanda mubonye yicaye imbere. Mpita nikatira ndagaruka rwose. Nukuri tubabareye pe natwe sitwe. Yaraje atangira kuduha ibitekerezo byinshi ndetse aratubwira ngo arumva ashaka ko tuzafatanya. Ubwo rero turareba natwe tubone twabwira umuntu ngo genda nta bufasha bwawe dushaka. Nta kundi nyine ubwo muzakomezanye nawe ariko gihe ntabwo tuzabana rwose. Baba we ko numva ibintu utarimo bitazagenda neza nye. Mubitegure mubishyizeho umutima rero bizatungana. Ngiye kukubwira ngo nzaza naba nkubeshye pe kuko kuba mu bintu rero arimo bigoye cyane kurusha uko ingamiya yaca mu mwenge w'urushinge. Ubundi ubizi ntizihagije ra? Ubwo se uzateka igikoma mukobwa ja? Ubundi se kariyo yayo urimo urakora iki waje ukamfasha? Kuba wavuze ko imbaraga uri nazo se urasaba ubufasha bw'iki cyasi? Kandi ubwo ejo uzaba uvuga ngo urashaka kumerekeza kwa muganga nyamara wanje kumfasha kwasura ukwe. Ntabwo wakubwiye ko umugore utwita atari byiza ko akora imirimo ivunanye? Ntakora imirimo kandi akeneye kurya. Umugabo aramuruhura agakora ibikomeye, umugore nawe agakora utworoheje ashoboye. Biterwa n'uwamuteye inda. Ubwo se umugabo wese muhuye wamuzanaho iyo miteto ngo ngwino mfashe ndatwite kandi ntayo yaguteye? Ubwo se uvuze icyaho Pascal? Mvuze ko iby'indi utwite ntabizi. Icyo utazi se ni iki? Nuko ntwite cyangwa nuko umugore utwite agira intege nke? Icyo ntazi n'uwayiguteye. Nkumva ntagomba kubyuka nkwasiriza izo. Yihore Pascal, aho ukomeza umbwira ubwo bugambo butambaye agaciro wabireka. Iyo uteye ibuye mu bibwana ikimutse n'icyo ubuhamije. Utanuka se ndike bwana cyawe. Wimbeshyera singa ututse. Ndivugiye ni kuki tuvuga ku byiyondo ukarakara niba uzi ko nta kibazo kiri. Ariko ubundi wirirwa nshinja ngo iyi ndasiye yawe ufite ibimenyetso byo ko hari undi mugabo twaryamanye utari wowe. Ibimenyetso nibyo ushaka se?
niba bihari bizana ujye ureka kwirirwa unkekera ubusa. ejo bundi bikigaragaza byanze bikunze amezi 9 nashira uzabyara maze ikinyama gikubitirwe ku gasozi cyambaye ubusa. Nyamara ibyo wirirwa wiyokera ngo uzabara amatariki nureba nawe bizagupfana. Mpfana mpfa kuba nibuka neza igihe duheruka guhuza urugwiro rw'abashakanye. Ibyo se nibyo wagenderaho? Hari n'igihe umuntu abyarira amezi menshi. Menshi angahe? Nk'icumi cyangwa 12. Ngo hari n'amoko arenze umwaka maze. Wowe se ukaba uri mu bahera ko usanzwe ubyarira 9 ibyo kurenza umwaka byadukanye uti. Nyagaragaza Karame. Hano mfite 2,000. Reka mbiguhe noneho nimugoroba uze kohereza Norine mu kilo cy'amasaka. Urakoze Nyiramari. Urakoze rwose pe. Uri mu bantu bantereye rwose bishimishije. Ubu se nkoze iki Karame? Kureba amasaka yarombye ubundi ugira ngo iyo aza kwera neza nk'uko bisanzwe simba nguhaye ibyibo 2 cyangwa 3. Oya no rwose mbanyuzwe. Koda. Igisigaye rero ni ukufasha rwose ukamba hafi. Ibyo wazambera mama. Muberanye ko byagenze bite? Nyine mu bukwe. Ndashaka ko ari wowe uzahagarara mu mwanya wa mama. Ore. Yarabazungu se byamugendekeye bite Kareme? Ejo ko nabonye ari muzima yatunguwe n'uburwayi se. Ntegura ubukwe nyine mama twarashwanye cyane. Birangira nyine yambye kuzataha. Ubwo bapfuye iki cyatuma atagera mu bukwe bwawe Kareme? Urumva ntegura ubukwe kwa mama uko barambwiye ngo barashaka ko ibirori byose bizabera rimwe kandi nkabikorera iwabo wa Norine. Wagize ngo se si byiza? Nubwo bizakuvuna ariko si kimwe nuko wakora ibirori bibiri bitandukanye. Ubwo rero nagiye kubiganirizaho mama. Arahambira mu nsi y'impanagaza ibintu byose aho ngewe ntari umugabo. Ibyo yakubwiye n'ibyo ariko ubu nawe umaze kuba umugabo ukwiye kujya wifatira umwanzuro bitabaye ngombwa ko ikintu cyose kibaza nyirabazungu. Ikibazo rero nuko naje gufata umwanzuro jewe na Norine nyuma rwose mama katurakarira ngo ntabwo tugomba kujyana ibirori byose iwabo w'umugore. Ubwo iyo niyo mpamvu izamubuza kugera mu bukwe bwawe se? Ngo ntiyazakandagiza n'ikirenge. Urabizi se Kareme? Ndumva ikintu nsaba atari ikintu cyoroshye. Reka tuzongere tubiganireho ejo. Urashaka kumakanira asa Nyiramari? Muntu. Ntabwo rwose n'amakanira. Nitegereje mu babyeyi bose b'intangaye Nyarurembo. Mbona niwe wahagarara mu mwanya wa mama bikakijyana. Uje kureba nyese se muga? Nje kureba mukecuru. Arimo se? Ashobora kuba arimo ndumva ntegeze mubona agenda. Mukobwa je. Nk'ibi ni ibiki koko? Bite se kandi? Nicyo kikwinje mu kanwa muga? Nk'ubu koko tuzavuga tugeze. Buriya uriya mwana ari mu biki mukobwa je? Umwana se ko arimo anywa igikoma gutwaye iki? Buriya kiriya ni igikoma arimo kunywa cyangwa arimo aranywa umwanda yitumye? Reka. Ariko warambonye wa mugore we. Ese ubwo ataba uwanjye akaba uwundi we natinyuka kumuha umwanda yitumye ra? Ngira ngo n'umurozi w'ibisebe ntiyabikora. Mukobwa je. Kuba umwana afite igikoma mu gikombe arimo anywa ntacyo kimumariye. Kuko arimo aragisomeza umwanda yitumye. Ngaho reba hari inyuma ye. Hari iki? None se mukanya sinza nkayakuraho? Imbere ye hari iki? Impande yakikijwe n'iki? None se kakiri umwana ataramenya kwituma umusarani wagira ngo yitume. None se yakuraho ukayajugunya mu musarani ukabona kumuha igikoma. Reba nk'ibyo bisazi byakoze uruziga ku gikombe arimo kunyweramo igikoma. Ishyira hasi mu mararo. Ishyira hasi ntiwongere kunywa icyo gikoma. Mukobwa ndumva nagukubita urushyi nuko ntagushobora. Ariko jya uca bugufi wumve ko nawe uri umunyarwanda nk'abandi devo. Kuki uba ushaka kwigira umuzungu kandi utariwe? Ahubwo wowe kuki uba ushaka guhoza abana bawe mu ndwara ziterwa n'umwanda? Gusukuraho umwana yitumye birasaba kuba umuzungu. Ndaje nyakureho. None se ko igikoma gihe umwana arimo arira kubera inzara narikura kumuha mu gihe ntarahuguka ngo nsukuraho yitumye? Nibyo nakubwiye nti ntacyo wakoze. Wamuhaye igikoma ariko umuha n'umwanda we ngo asomeze. Ngaho hagarika ibyo wakoraga byose ubanza ukureho uriya mwanda ujye kujugunya mu musarani. Wowe ntabwo bigutera n'isesemi. Umumararungu wanjye wigire mbanze nkorera isuku yaho wicaye. Icyo gikombe se kugishyizaho? Ntumbwiye ngo ntimwambure mbanze nkureho uyu mwanda mbone kukimusubiza ra? Mena icyo gikoma. Umuhe ikindi kandi ushake n'ikindi gikombe umuheshe. Icyo ubanza ucyoze n'amazi meza n'isabune ukireke cyumuka. Ntabwo namena ibyo kurya devo. Ubwo si byo nibyo kurya ki byaguyemo amasazi avuye ku mazirantoki y'umwana.
ariko se ntukigire utyo ko koreya ejo ntabwo mwavuganye nawe ibaze kuba ukundana n'umuntu umunsi ugashira mutavuganye. ariko akazi k'abaganga ntukazi ko kaba kataborohereye buriya bari ku ivuriro akazi nyine kamubanye kenshi. kandi nigeze kumuhamagara nkumva arayivugiraho. ubwo nyine yavuganaga n'abatitireri bo ku bitaro, none se wo kurumva yareka kubitaba nabo? yewe ntakubeshye Chris antera ubwoba pe. ubwoba bw'ikizi bw'uko atagufashe kuri telefone koko? uku kutafata kandi nkumva arayivugiraho cyane bituma nibaza abo baba bavugana. yego mana yanjye, ni abayobozi yewe shyira umutima hamwe. ntabwo uzi ukuntu abayobozi koko bavugira kuri telefone reya? bibaye ari abayobozi byaba ari amahire, ariko njye nkeka ko dushobora kuba turi ipaki y'abakobwa bamwirukaho. ikaba ariyo mpamvu ahora kuri telefone twese atubeshyabeshya. ariko kuki utimenya ngo umenye n'agaciro kawe reya? ubu se kuko umukobwa wino wagutera ubwoba ninde? none taziranye n'abino gusa, abiwaba havuka se. abaganga bahura mu mahugurwa haba yagiye hose, yaburamo umukobwa umwemeza ajya akanta ibishanga. oya humura yewe Chris azakurongora kuko ari n'akeza. tuzakoresha imbaraga zacu zose, ibyo narabikwemereye. urumva uzamwegukana rwose uwo bizarya yiyahure. Sorry Chris ntumuzi mubaze gi. uzi kwerura umusore uti ndagukunda n'uwo umbwiye ko tubyarana umwana nakwemera, akakureba akamwenyura ntagire ikindi arenzaho. ceceka ahubwo dore nampamagaye isori. ngaho muvugane. yes sheri. yes reya, amakuru amakuru ni meza. none se byagenze bite ko nakubuze cyane sheri? niwe mu nama irangiye mu kanya. nigeze kuguhamagara numva urayivugiraho. kuko inama yabereye ku karere hari ibyo ku kazi narindi gukemura. none se shu ko hari igikorwa urubyiruko rw'inyarurembo ruri gutegura muzaboneka mwifatanye natwe? byaterwa n'uko icyo gikorwa giteguye. nyine ni igikorwa cyo guhuriza hamwe urubyiruko rugakora ibikorwa bitandukanye, ariko byose nyine bigamije guhugurana ku myitwarire inoze y'urubyiruko. nkawe rero twagushakaga cyane kugira ngo nyine uzatuganirize ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse no kwirinda ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida. nimba ariko bimeze nta kibazo naboneka, gusa ibyiza muzanyandikira ibarwa nk'uko umwanyesi yajyaga abigenza kugira ngo ikigo nzagende bazongeye. aha ariko kiri nk'ubwo uwo mukobwa umuvugiye iki koko? nako uwo mugore. uwuhe mugore? uwo uvuze se ntumuzi? kukubwira ngo muzanyandikira ibarwa nk'uko anyesi yajyaga abigira ubwo mvuze nabi reya? oya sheri, urabizi ko uriya mukobwa atajya njyamo rwose. niba unkunda nk'uko ngukunda ujye umbabarira ntukavuge uwo muntu mu biganiro byacu. twongeye kubashimira nanone mwebwe mwateze amatwi urunana mukaba mururangije n'iby'agaciro. nanone kandi turagira ngo muze gukora subscribe ndetse mukande no kunzogera, n'iby'agaciro cyane kugira ngo tujye tubana hano, kubera ko iyo mubikoze utyo bituma tubona ko mudufitiye icyizere kandi mudukunda muri benshi. ikindi kintu twabazaniye ikiganiro gihuriramo abakunzi bose b'urunana, mukomeze mujye mucitabira kandi mukomeze mugubwe neza.